uko gusenga kutarimo gukiranuka imbere y'Imana ntacyo kumaze. Ariko Bibiliya umva icyo umwuka arimo ambwira. Ijambo ry'Imana ririmo riravugana nanjye rimbwira ngo urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze. Yego, rwanditsweho iri jambo ngo Uwiteka Imana z'abantu be. Nubwo bimeze gutyo Imana iracyafite abantu. Nubwo bimeze gutyo hari abandi bantu. Nubwo bimeze gutyo hari ibindi bihumbi. Nubwo bimeze gutyo hari abandi bakiranutsi basenga bakiranuka, bakora imirimo y'Imana bakiranuka. Yewe data we, bashobora kuba batazwi bahari ariko bakiranuka. Nubwo hari abagome buzuye ubugome, buzuye ibyaha, ariko hari abagore bakiranuka, hari abagabo bakiranuka, hari ababyeyi bakiranuka. Muri make hariho abandi bantu bakiranuka. Nubwo urwo rugamba rumeze gutyo, abantu bahemukira Imana bakayisuzugura, ariko zevokotaya Imana iracyafite ibindi bihumbi. Imana iracyafite undi mubare. Hari abandi bantu Imana ifite bakiranuka. Hari abayisenga basenga Imana, bayisengera mu kuri no mu mwuka, bakagenda bigengesereye, bagakora ibyiza kugira ngo Imana ishimwe, bagakora imirimo kugira ngo Imana ishimwe, bagafasha abakene kugira ngo Imana ishimwe, batabikoreye kugira ngo bihimbaze. Hari abajya bakora imirimo yabo ya buri munsi ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu. Yego, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana iduhana umugisha mu izina ry'Yesu. Gubwa neza. Maze iminsi ndimo mvuga kuri iri jambo, kandi ijambo ryuzuye umutima wanjye. Navuzeho gato, naravuze ngo ni ijambo nasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 n'umurongo 38. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 n'umurongo 38. Ntabwo ariho ndi buvuge, ariko reka mvugeho gato. Nari ku ijambo rivuga ngo Imana igukubitire Nabali. Yego, Imana ikubitire Nabali ku buzima bwawe. Nabali ugusuzugura, Nabali ugusuzuguza, Nabali mvuga Nabali yego nk'ikigeragezo cyawe, mvuga Nabali nk'amakuba yawe, mvuga Nabali nk'ubukene bwawe, mvuga Nabali nk'indwara yawe, mvuga Nabali nk'ibigeragezo byawe, mvuga Nabali nk'intege nkeya zawe, mvuga Nabali nk'icyaha cyakunaniye. Mvuga iri jambo rivuga ngo Imana igukubitire Nabali. Mana ishimwe. Hanyuma ndahangaha ndagira ngo unyumve abantu benshi bitwa yuko ari abakristo, ariko ndagutangariza wowe uri kumwe nanjye unyumva none hangaha aho waba uherereye hose, ari ukaba wumvi ugize umugisha wo kumvira ijambo. Ndagira ngo unyumve wowe wumva ikinyarwanda aho waba uri hose, ndetse birashoboka wenda wabona n'undi ugusobanurira. Yego, kuko urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditsweho iri jambo rivuga ngo Uwiteka Imana z'abantu be. Umva itangazo rero. Ntugire ubwoba. Yego, ntugire ubwoba. Nabali uyu nguyu yasuzuguje Dawidi, aranamutuka, amugirira nabi. Dawidi yamugiriye neza, ariko Nabali amwitura ibibi. Hanyuma ndagira ngo unyumve, Mukanabali yaje avuga ijambo aravuga ngo umugabo wanjye ni ikigoryi, ni Nabali izina ryo muntu. Noneho ndagira ngo unyumve isasi, ndagira ngo unyumve hari ibintu byinshi byaguhagurukiye, ariko itangazo ngira ngo ntangaze nonaha, itangazo ngira ngo nshyire ku mugaragaro nonaha ngaha, ndibwire wowe uri mu nyumva, ndetse nawe uzabibwira abandi. Icyaha ni kibi. Yego, kandi icyaha kigira ingaruka. Abantu benshi bitwa yuko ari abakristo, bakavuga ngo twebwe ngo turasenga, turi abakristo, bafite amazina y'abakristo, bafite amazina ngo bubaha Imana, bafite imyambaro, bafite n'ibyo bambara, bafite ibitabo ngo birimo ngo amategeko y'Imana. Hari ibyo bagenda bavuga, ukubavuga yuko ngo bamwe ngo n'abakristo, abandi ngo barasenga. Muri make imisengere yawe itarimo kubaha Imana, no, ntabwo ari byo. Rukuta ni muringara mvuze, bivuga ngo ni kinyoma. Yego, tika mabe nayo, tika bizarere nayo ya mabe, bongora motema nayo. Muri make hindura umutima wawe, hindura ingeso zawe. Iyo misengere yawe itarimo kumvira Imana no kuyubaha ntacyo bimaze. Benshi baba mu nsengero aho basengera buzuye ubugome no kugoma, ari abanyeshyari. Yego, buzuye ubugambanyi. Reka nkutangariza iri tangazo, niba hari icyanteye ubwoba, iyo ngeze ahantu ndafashwa cyane. Dawidi yahanganye na Sawuli.
Dawidi yari amaze iminsi yishe Goliyati, ariko ahuye n'ikigeragezo cya Sawuli amuhagurukiye, Sawuli basengana, Sawuli babana, Sawuli witwa ngo ni mwene wabo. Icyo kigeragezo Dawidi abura uko akigenza, aho kugira ngo aguma muri icyo kigeragezo aremera ahungira kwa Kishi kubanza. Ndagira ngo unyumve none ahangaha, kenshi intambara duhura nazo, intambara z'ibiduhiga, usanga kuvuka ugasanga warabyawe n'abapfumu, n'umwaku, kuvuka ugasanga iwanyu baraguza, nawe n'umwaku, gupfa udakijijwe, umwaku urenze. ariko turashima Yesu washaje akica umwaku. Amahirwe ya mbere ni ukubaho. Imana ishimwe, iyo aguhaye kubaho hari ikindi yahishe ibikurwanya bitazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ufite ibibazo ariko uracyariho, ufite intambara ariko uriho, hari ibikugoye ariko uracyariho. Iyo aguhaye kubaho, Imana ishimwe, izapasura ibihe iguhingutse mu gihe yateguye. Amen. Isengesho ryacu turi buri kubire mu ndirimbo y'154, hanyuma nitumara kuyiririmba turi gusenga Imana. Imana iguha umugisha, gubwa neza. Wowe wumva ikinyarwanda, waba uri mu Rwanda, waba uri mu bindi bihugu wumva ikinyarwanda, nari mvuze ngo abanyarwanda n'abadiaspora mwese ni mugubwe neza. Turabasuhuje abari muri Saudi Arabia, mu bihugu by'Abarabu batabona umwanya wo gusenga muri kano kanya. Rero gubwa neza, ndagira ngo tuze gusengana Imana. Hanyuma abari muri Amerika ndabasuhuje, abari Buraya ndasuhuza, muri make abari hirya no hino mu mpande z'isi ni mugubwe neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Jean Baptiste Bolingo TV, ukibona iyi video nyine akaba ari ubwa mbere utubonye, turabigusabye inkunga yawe ni inyamibwa. Hanyuma nta yindi nkunga tugusaba, kanda subscribe, hanyuma kandi ujye ukora share, like ndetse na comment, uduha ibitekerezo byawe aba ari ngombwa. Imana iguha umugisha. Ngiye mubona kubambonye ari ubwa mbere ni Jean Baptiste Papa Bolingo. Murabizi ko kenshi nkunda kugaragara tuvugana mu buryo bw'indirimbo, hanyuma ndetse n'ijambo ry'Imana. Muri kano kanya rero turaririmbaho, hanyuma ariko cyane cyane n'ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Turirimbe iyo ndirimbo y'154. Ni indirimbo nayikunze cyane, kandi nawe ushobora kuba uri mugenzi wanjye nawe ukunda iyo ndirimbo. Reka tuyiririmbe. Ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira. Ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari indi nshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye. Hari indi nshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye we. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari indi nshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye. Baramusingije bashashe imyambaro, ngo Hoziyana hahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe we. Bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe. Bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe we. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura we.
ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura we yavuye mu ijuru aza muri iyi si abura aho yarambika umusaya we amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru we amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru amfira ku musaraba we ngo nanjye ngeze mu ijuru we amfira ku musaraba we ngo nanjye ngeze mu ijuru ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye we yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye abagabo yatwemeye nk'inshuti ze nzavuga hose izina rye mu babyeyi yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye we mu basore yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye abaririmbira iby'uwamfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye miki Kristo ukaza mu isi ukamfira njyewe wambonye miki Kristo ukaza mu isi ukamfira we njyewe wambonye miki Kristo ukaza mu isi ukamfira we wambonye miki Kristo ukaza mu isi ukamfira wambonye miki Kristo ukaza mu isi ukamfira we Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo hanyuma wowe ukunda Imana nari mvuze ngo ndabaririmbira ibyo wamfiriye nari mvuze Yesu wankunze mfite ibyaha nararutse muririmbyi akomeje avuga ngo wambonye miki Kristo kwemera kuza mu isi ukamfira niki wambonyemo ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 3:16 ni ijambo rigaragaza inkomoko y'agakiza haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi sawa kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga yego abantu benshi tugira batubwira ko badukunda bakavuga ngo turabakunda bakanakubwira ko bagukunda ariko ntawe umeze nka Yesu Mana ishimwe ngira indirimbo nise ngo ubukwe bwacu ntibugipfuye waducunguye arahari ubukwe ntibugipfuye naririmbyemo igitero kivuga ngo kuba yarankunze bose arabaruta urukundo nkunda surwagahararo ngo ampararukwe bose arabaruta iyo ngeze mu kaga arankomeza nagera mu bibazo akamfasha aramfata Yesu aramfasha aranyegamiza nkamwegamira mu gituza cye nkaba amahoro masa babyeyi muvuze impundu ubukwe ntibugipfuye oya vuga ngo
Yesu arabaruta, Yesu arabaruta. Oya bivuge, Yesu arabaruta, Yesu arabaruta. Aruta abagabo bose, Yesu arabaruta. Haruta abagore bose, Yesu arabaruta. Haruta abakire bose, Yesu arabaruta. Aruta n'imiryango, Yesu arabaruta. Uvuze ngo iki? Yesu arabaruta. Ngo Yesu agira gute? Yesu arabaruta. Yesu agira gute? Yesu arabaruta. Umugabo yagutaye, Yesu aramuruta. Yego ye, umugore yagutaye, Yesu aramuruta. Uvuze ngo iki? Yesu agira gute? Yesu arabaruta. Haruta n'abacuruzi, Yesu arabaruta. Aruta n'imiryango, Yesu arayiruta. Uvuze ngo iki? Yesu agira gute? Yesu arabaruta. Ngaho nimwitegure, nk'umukwaraje ageze ku muryango, Yesu we, ubukwe ntibugipfuye. Umva, ngaho nimwitegure, nk'umukwaraje ageze ku marembo, Yesu we, ubukwe ntibugipfuye. Ababyeyi muvuze impundu, yego ye, ibagabo muyihimbaze, karame karame, impundu zivuga iwacu, ubukwe ntibugipfuye. Kuba yarankunze bose arabaruta, urukundo nkunda si urw'agahararo, ngo ampararukwe bose arabaruta. Umva, iyo ngeze mu kaga arankomeza, nagera mu bibazo akamfasha, aramfata, aramfasha, aranyegamiza nkamwegamira, mu gituza cye nkaba amahoro masa. Babyeyi muvuze impundu, ubukwe ntibugipfuye. Okay, nari mvuze ngo ubukwe bwacu na Yesu ntibugipfuye. Mvuzemo ijambo rivuga ngo bose Yesu arabaruta. Aruta abantu bose, yego, imiryango idahari twabonye Yesu ari we. Ndetse twagize n'abatubwira ko badukunda, ariko Yesu arusha abantu bose kudukunda. Nari mvuze ngo Yohana mu butumwa bwiza igice cya 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga yego, byatumye itanga yego umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera, umwemera, umwiringira wese atazarimbuka, ahubwo kubw'uwo mwana ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ikumpera umugisha wo byumvise. Nari mvuze ngo Imana imaze gukunda umuntu, yego, urukundo ruyuzuye, yarebye ikindi yakora, isanga yatanga umwana wayo. Kubw'urukundo Imana yakunze umuntu, isanga uwo mwana uzamwizera, yego, naho azaba yarapfuye azabaho. Umwizera naho azaba ari indaya, ariko akamwizera, yego, akihana uburaya, uwo nguwo azabaho. Umwizera naho azaba, yego, naho azaba afite amakuba, afite ibyago, naho azaba ari mu ntambara, naho yaba ari mu bigeragezo, uwo nguwo umwizera azabaho. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, yego, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Gubwa neza. Maze iminsi ndimo mvuga kuri iri jambo, kandi ijambo ryuzuye umutima wanjye. Navuzeho gato, naravuze ngo ni ijambo nasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 n'umurongo 38. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 n'umurongo 38. Ntabwo ariho ndi buvuge, ariko reka mvugeho gato. Nari ku ijambo rivuga ngo Imana igukubitire Nabali.
yego Imana ikubite Nabali ku buzima bwawe, Nabali ugusuzugura, Nabali ugusuzuguza, Nabali mvuga Nabali yego nk'ikigeragezo cyawe, mvuga Nabali nk'amakuba yawe, mvuga Nabali nk'ubukene bwawe, mvuga Nabali nk'indwara yawe, mvuga Nabali nk'ibigeragezo byawe, mvuga Nabali nk'intege nkeya zawe, mvuga Nabali nk'icyaha cyakunaniye, mvuga iri jambo rivuga ngo Imana igukubitire Nabali. Mana ishimwe. Hanyuma ndahangaha ndagira ngo unyumve abantu benshi bitwa yuko ari abakristo, ariko ndagutangariza wowe uri kumwe nanjye unyumva none hangaha aho waba uherereye hose, ari ukaba ugize umugisha wo kumvira ijambo, ndagira ngo unyumve wowe wumva ikinyarwanda aho waba uri hose, ndetse birashoboka wenda wabona n'undi ugusobanurira yego, kuko urufatiro rw'Imana yacu uracyahagaze, rwanditsweho iri jambo rivuga ngo Uwiteka Imana z'abantu be. Umva itangazo rero, ntugire ubwoba yego, ntugire ubwoba. Nabali uyu nguyu yasuzuguje Dawidi, aranamutuka, amugirira nabi. Dawidi yamugiriye neza, ariko Nabali amwitura ibibi. Hanyuma ndagira ngo unyumve, Mukanabali yaje avuga ijambo aravuga ngo umugabo wanjye ni ikigoryi, ni Nabali izina ryo muntu. Noneho ndagira ngo unyumve ndagira ngo unyumve, hari ibintu byinshi byaguhagurukiye, ariko itangazo ngira ngo ntangaze nonaha, itangazo ngira ngo nshyire ku mugaragaro nonaha ngaha, ndibwire wowe uri munyumva, ndetse nawe uzabibwira abandi. Icyaha ni kibi yego, kandi icyaha kigira ingaruka. Abantu benshi bitwa yuko ari abakristo, bakavuga ngo twebwe ngo turasenga, turi abakristo, bafite amazina y'abakristo, bafite amazina ngo bubaha Imana, bafite imyambaro, bafite n'ibyo bambara, bafite ibitabo ngo birimo ngo amategeko y'Imana. Hari ibyo bagenda bavuga, bavuga yuko ngo bamwe ngo ni abakristo, abandi ngo barasenga. Muri make imisengere yawe itarimo kubaha Imana, no, ntabwo ari byo. Rukuta ni muringara mvuze, bivuga ngo ni kinyoma yego, tika mabe nayo, tika bizarere nayo ya mabe, bongora mutema nayo. Muri make hindura umutima wawe, hindura ingeso zawe. Iyo misengere yawe itarimo kumvira Imana no kuyubaha ntacyo bimaze. Benshi baba mu nsengero aho basengera buzuye ubugome no kugoma, ari abanyeshyari yego, buzuye ubugambanyi. Reka nkutangarize iri tangazo, niba hari cyane ubwoba, iyo ngeze ahantu ndafashwa cyane. Dawidi yahanganye na Sawuli. Dawidi yari amaze iminsi yishe Goliyati, ariko ahuye n'ikigeragezo cya Sawuli amuhagurukiye, Sawuli basengana, Sawuli babana, Sawuli witwa ngo ni mwene wabo. Icyo kigeragezo Dawidi abura uko akigenza, aho kugira ngo aguma muri icyo kigeragezo aremera ahungira kwa Kishi kubanza. Ndagira ngo unyumve none hangaha, kenshi intambara duhura nazo, intambara z'ibiduhiga, usanga kenshi ziva hari ibyo twikururira, tugahura n'intambara bitewe n'ibyo twikururiye. Ariko hari izindi ntambara ziza ziturutse ku nshuti mbi, ziturutse ku bazima babi. Muri make abantu bafite umutima ariko badafite umutima wa kimuntu, Bibiliya ivuga ngo bameze nk'inyamaswa abantu. Iyo havuzwe ngo inyamaswa abantu, ntabwo uyu muntu aba ari inyamaswa, ahubwo mu myitwarire ye, imbuto ze yego, imirimo ye, niyo ujya kubona ukabona nta bumuntu bumurimo. Ibyo najya mu bigutangarize yego, ubyumve neza. Mu manza za buri munsi no mu byo ababurana amatiku, ababurana amahugu, ndetse ni byinshi cyane, ariko ndagira ngo unyumve, basinda, basambana, bagambana, ari abanyeshyari, abanyarugomo. Muri make abantu bishimira ibyago bibaye ku bandi bantu. Muri make ugasanga umuntu aho kugira ngo atekereze ku rukundo ndetse no kubana n'abantu bose amahoro, ibyo ntabikozwa, ntabwo abana n'abantu bose amahoro. Ariko abo ngabo ngo barasenga yego, ndetse ugasanga abantu bishimira ibyago byabaye ku bandi. Iyo turi ahangaha nkatwe, reka mvuge byinshi. Iyo mvuze nk'abanyarwanda, twe tuzi byinshi, hari ibintu twanyuzemo, hari amateka twanyuzemo. Muri make tubona Imana iturengera, tubona Imana idutabara. Kubw'ibyo ngibyo dukomeza guha agaciro icyo Imana yakoze, tugakomeza gusenga tuvuga ngo Mana, amaboko yawe
Mana ishimwe, amaboko yawe nakomeza dufate, amaboko yawe nakomeza turengere. Muri make ndatura imbaraga, ndatura uburinzi bw'Uwiteka, ndatura imbaraga, ndatura umugisha ku gihugu cy'u Rwanda, ndatura imbaraga, ndatura ubushobozi, ndatura ubutware, ndatura uburinzi bukomeye ku gihugu cyacu. Imana ibamere umugisha. Naho ibyo kuvangavanga ngo njyewe ngo ndahanaha, urwango ruba muri wowe. Nasomye ijambo ry'Imana hano, ndagira ngo ndivugeho, kandi nzi ko umwami Imana ari kumwe natwe. Imana iguha umugisha wowe unyumvise none ahangaha. Ndasoma igitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho ni cya 15. Yego, igitabo cya mbere cya Samweli ndasoma mpereye mu gice cyaho cya 15, hanyuma mpere ku murongo wa 14. Hanyuma twumve niki Imana itangaje none hanga. Murongo wa 14 uravuga ngo Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhorera kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu bemereki, kuko abantu barokoye inyabibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, ba uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Aramubwira ati, ivugire. Umurongo wa 17. Samweli aravuga ati, mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isiraheli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisiraheli, kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati, genda urimbure rwose abanyabyaha n'abemereki ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka, ukikubira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Murongo wa 20. Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'abemereki, n'abemereki ndabarimbura rwose, ariko abantu nibo benze intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe i Gilugari. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byonswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Arega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kuruta ibinure by'amasekurume y'intama. Imana itugirire neza cyane. Ahangaha mvuzemo iki? Ijambo rivuze uburyo Imana ihamagara umuntu, ikamuhamagara kandi imuyoboye mu nzira nziza kugira ngo umuntu akore ibyiza. Bishatse kuvuga ngo ntabwo Imana yaguhamagariye kwanduzwa, ahubwo Imana yaguhamagariye kwera. Ntabwo Imana yaguhamagariye gukora ibyiza, ntabwo urindiwe kuba umunyabyaha, ahubwo uburinzi bw'Imana bubaye kuri wowe kugira ngo ukore ibyiza, ukore ibyo Imana yishimira. Niki ijambo rivuze rero? Ijambo riravuze ngo Sawuli yimikishijwe n'Imana amavuta. Imana yimika uwo bita Sawuli, kandi ibinyujije mu mukozi wayo bita Samweli. Hanyuma Sawuli ahabwa misiyo n'Imana kuzajya kurimbura abemereki. Bari barahemukiye Abisiraheli mu rugendo, barabababaza, ariko Imana iravuga ngo nzarimbura abemereki. Mu gihe rero cyo kugira ngo Imana ikore uwo murimo, itegura uzabikora ari we Sawuli. Iramwimika, ariko Sawuli ngo akiranuka igihe gito, amara indi myaka myinshi atubaha Imana, atayumvira, ayisuzugura. Ndagira ngo unyumve, niho navuze mu kiganiro cyabanje, navuze ngo Imana igukubitire Nabali ugusuzugura, Nabali ugukoza isoni, Nabali nk'intambara yawe, Nabali nk'abadayimoni baguhiga, Nabali nk'intege nkeya, Nabali nk'uburwayi. Mbese muri make Imana igukubitire Nabali. Imana ishimwe. Ahangaha havuze ngo iki noneho? Sawuli yanga kumvira Imana, ajya ku rugamba aho Imana yari imutumye. Agezeyo urwo rugamba agiye kururwana,
Imana yamubwiye ngo rimbura. Aha iyo ngeze kuri ijambo rivuga ngo rimbura, kuraho, muri make Imana ibwiye umuntu ngo rimbura ubujura, rimbura ubusinzi, rimbura ubusambanyi, rimbura ibyaha, rimbura kamere, kuraho ubugome, kuraho. Noneho umuntu agahita avuga ngo njyewe ibi ngibi byo ntabwo nabirimbura. Agahita akubwira ngo cyakora ngo njyewe ngo ndakishijwe, ngo ariko unkinishije nagutera. Muri make arakishijwe, ariko ibirebana n'ingume, ibirebana n'igipfusi yagukubita. Ndetse hari rimwe wigeze kuvuga ngo njyewe ngo umwana w'umusigaro, ngo mujye mukina, ngo ntabwo munzi, ngo njyewe ngo mfite ukuntu nteye, ngo mu muryango wacu ntabwo dukina. Bivuga ngo iyo myitwarire yose, iyo mikorere yose, gutekereza uko umuntu yibwira kose, iyo utumviye Imana ibabazwa nuko utayumviye. Imana ishaka yuko waba umuntu yumvira Imana ihabwa icyubahiro. Birakwiye ko wumvira Imana, icyo ni cy'Imana igushakaho. Uyu muntu bita Sawuli hanyuma ntiyumvira Imana ibabazwa nuko Sawuli atayumviye. Sawuli arokora, umva ibintu barokoye. Bafashe inka zitameze neza barazica, bafata intama zitameze neza abarizo bica, bafata ihene zitameze neza abarizo barimbura. Hanyuma mu mikorere yabo, mu myitwarire yabo, mbese bareba ibidafatika, baravuga bati ibi ngibi byo ntabwo twabirimbura. Bafata ngo inka z'imishishe, baravuga bati izi nka z'imishishe mbese ngo barazifata. Muri make umuntu akavuga ati njyewe hari umuntu wigeze kumbwira, ntabwo ndababwira izina rye, yigeze kumbwira, ndabyibuka, byabaye muri nge bimbamo hashize imyaka itari mikeya, nari nkiri muto mu gakiza. Hanyuma turaganira, yari umufiyemeri, ndabyibuka. Hanyuma turaganira, nsanze ahantu nakoreraga, ambwira ijambo rimwe, arambwira ngo ubundi ngo iyo umuntu yagize irari, ni ijambo yambwiye, yarambwiye ngo n'ubundi ngo iyo umuntu yagize irari, ngo n'ubundi ngo uba warigize, ngo iyo irari rije ngo n'ubundi ngo aba ari icyaha, ngo aho kugira ngo rero ngo ubirekere gutyo, ngo n'ubundi ngo wasambana, ngo kuko ngo n'ubundi ngo wagize irari, ngo ibyiza nuko wasambana, ngo byose ni icyaha. Hanyuma mbitekerezaho, nari nkiri muto mu gakiza, aribwo nkikizwa, ariko nkibitekerezaho ijwi ry'Imana riransanga nubwo nari umwana. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uyu muntu ntagushuke, yego ntakubeshye, wararikiye, wagize irari, nawe afite irari, ariko irye rirenze iryawe, none aragira ngo akurohe muri gihenomu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo iyarure, yego muva uruhande, muhunge, uyafite inkovu z'ibyaha agendana, kugira ngo wowe uzagere kure. Haleluya, uzagere kure kandi umugambi wanjye uzasohore ku buzima bwawe. Umuntu wese uzakubwira yuko uwararikira, umuntu muzima wese aratekereza. Shyiraho komantere niba ibyo mvuze atari byo, uze kwandika muri komantere. Umuntu muzima wese aratekereza, ahubwo ikibazo kirabaza ngo iyo ugize irari ukora iki? Iyo muri make iyo utewe n'irari ubigenza ute? None se iyo ugize umujinya ubigenza ute? Yego, mbese iyo bagututse, yes, naho ngaho, iyo bagututse ubigenza ute? Uwo muntu ndabyibuka, byageze nijoro agenda atanansezeye kubera isoni n'ikimwaro, agenda adasezeye mu rugo. Dukinguye dusanga umuntu yagiye kera. Na n'uyu munsi wenda hari nabona iyi video, hari gihe wenda azavuga ati nyamara wa muntu ni njyewe, ariko hashize imyaka itari mikeya. Ndagira ngo unyumve rero, kumvira Imana biruta ibitambo. Bishatse kuvuga iki? Hari abantu bavuga ngo njyewe ndi runaka, mfite titire runaka, mfite umwanya runaka, hanyuma ariko kumvira Imana muri bo ntako. Yego, akumva ko nyine afite umwanya runaka. Barokora, Bibiliya ngo barokoye inyamibwa, bafata ibintu byiza aba ari byo barokora. Muri make ntabwo Imana ivuze ngo rimbura ubugome, hanyuma ugahita uvuga uti ariko njyewe inzoga naraziretse, n'itabi narariretse, urumva ko nkijijwe. Ariko ufite urwango n'amagambo yakurenze, ibyo nabyo byihane, Imana ikubabare. Hanyuma wowe uri munyumva, Sawuli uyu nguyu atumwe n'Imana arayisuzugura. Hanyuma umva ijambo Samuel yamubwiye, aramubwira ngo mbese uko gutama numva, urwo rusaku numva,
bishatse kuvuga ngo ibiri mu mutima wawe bisakuriza Imana. Yego, iyo umutima wawe wuzuyemo ubugome ukajya imbere y'Imana, Imana iyo ikumvise yumva uri musakuza. Muri make, niba urugero wuzuye ubusambanyi bukuzuye mu mutima, ukaba wuzuye ubusinzi, iyo Imana irimo ikumva iba yumva urusaku. Yego, urusaku ndetse Bibiliya avuga ngo nkuraho izo ndirimbo zawe, nkuraho izo nanga, nkuraho. Bibiliya ni ikitangaje, iravuze ngo mbese wagize ngo Imana yishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira umuntu yumviye. Ndahangaha ndagira ngutangarize ko Imana ishaka yuko uba mu bantu bayumvira. Muri make, hindura umutima wawe kugira ngo ube mu bantu banezeza Imana. Niyo ntego nari mfite. Niki Bibiliya ivuga ku isezerano rya kera n'isezerano rishya? Muri make, mu isezerano rishya tubonamo Kristo. Iyo havuzwe marayika ukomeye mu isezerano rya kera, nta wundi marayika ukomeye, uwo yari Yesu wakuye muri make uwabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare. Uwo nguwo ni Yesu. Uwabanye na Sadraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, uwaje ari uwa kane ni Yesu. Reka nkutangarize, burya Mose agaragaza Yesu, Yosuwa nawe akagaragaza Yesu. Imana ishimwe. Muri make, Yesu naho agaragaramo mu isezerano rya kera. None ahangaha Dawidi agiye guhangana na Goliyati, ararwana kandi aratsinda. Imana ishimwe. Agasuzuguro ka Goliyati kararangira. Abafilisitiya ntibongera gusuzugura Abisiraheli, kuko intsinzi yari ibonetse cyane ko Goliyati yari yavuze ngo ni nk'umugabo aze duhangane twembi, ngo naramuka nsinze nzemera ko mufite Imana. Uyu munsi hari imitego myinshi wategwa, ariko ndagira ngo wumve icyo Imana ivuganye nawe none ahangaha. Hamwe n'ibiguhiga hari Imana, hamwe n'intambara zawe hari Imana. Burya aho ngaho hari Imana. Reka nkutangarize itangazo, mu bibazo byawe bya buri munsi burya Imana irahari. Ndetse naho ugeze uyu munsi, ndagira ngo wiyoroshye, umutima wawe ube woroshye, wiyukomeza nk'ibuye. Yego, gira umutima woroshye, utekereze ku Mana umuremyi wawe, bitume uvuga ngo Mana ukwiye icyubahiro, ukwiye amashyi. Mana, wumve wayishima. Imana yakuremeye kuyihimbaza, Imana yakuremeye kuyibera umunezero, Imana yakuremeye. Reka nkutangarize itangazo, aho uherereye mu mikorere yawe ya buri munsi, uyu munsi Imana izakubaza ibyo wamenye n'ibyo wahuye nabyo, n'igihe Imana yaguhaye izakikubaza. Yego, izakubaza igihe yaguhaye. Hari igihe umuntu avuga ati ariko njyewe wanyereka Imana nayibaza. Wibwira ko ubonye Imana hari ikibazo wayibaza, kuba ngo njyewe nyibonye nayibaza. Ibyo ngibyo uvuga byavuzwe n'abandi benshi barenze wowe. Bagiye bavuga ko babonye Imana bayitura ibibazo bakayibaza, ndetse bakaba ko bayibaza. Ariko ndagira ngo umenye ko Imana yitwa Imana ishobora byose. Ni Imana idakiranirwa, ni Imana ubwayo yuzuye kugira neza kwinshi, ni Imana ireba ibintu byose, imirimo yose umuntu akora Imana irayireba, ni Imana ifite aho yagufata. Yego, ushobora kuvana ngo njyewe ukumva bese hari uko wayibaza, hari uko wagira gute. Ni Imana ifite aho yagufata, ikagufata ugahita upfukama, ariko iyo ubwayo igushyira imbere inzira. Niko ijambo ryambwiye. Ijambo ryarambwiye mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 33:15. Harango dore uyu munsi ngushyize imbere umugisha n'umuvumo kugira ngo uhitemo, urupfu n'ubuzima kugira ngo uhitemo. Umva ukuntu Imana ari nziza. Ngushyize imbere umugisha n'umuvumo kugira ngo uhitemo, urupfu n'ubuzima kugira ngo uhitemo, ibyiza n'ibibi kugira ngo wihitiremo. Hanyuma muri make, nukora ibyica uzapfa, nukora muri make nukora ibyica. Ubu uyu munsi hari ibyo nukora ibyica, icyaha kirica. Niyo mpamvu ngira ngo dusase inzobe tubwizanye ukuri. Icyaha kirica, ubugome burica, ibyaha birica. Mwitubeshya rero ngo nge ndi umukristo,
mufate za Bibiliya, mufate n'ibitabo, hanyuma mugende mwubake insengero muzengurutse isi, hanyuma nimurangiza muvuge ngo turasenga, mujye ku misozi runaka ngo muri gusenga. Uko gusenga kutarimo gukiranuka imbere y'Imana ntacyo kumaze. Ariko Bibiliya umva icyo umwuka arimo ambwira. Ijambo ry'Imana ririmo riravugana nanjye rimbwira ngo urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze. Yego, rwanditsweho iri jambo ngo Uwiteka Imana z'abantu be. Nubwo bimeze gutyo, Imana iracyafite abantu. Nubwo bimeze gutyo, hari abandi bantu. Nubwo bimeze gutyo, hari ibindi bihumbi. Nubwo bimeze gutyo, hari abandi bakiranutsi, basenga bakiranuka, bakora imirimo y'Imana bakiranuka. Yewe data we, bashobora kuba batazwi bahari ariko bakiranuka. Nubwo hari abagome buzuye ubugome, buzuye ibyaha, ariko hari abagore bakiranuka, hari abagabo bakiranuka, hari ababyeyi bakiranuka. Muri make hariho abandi bantu bakiranuka. Nubwo urwo rugamba rumeze gutyo, abantu bahemukira Imana bakayisuzugura, ariko zevokotaya, Imana iracyafite ibindi bihumbi. Imana iracyafite undi mubare. Hari abandi bantu Imana ifite bakiranuka. Hari abayisenga basenga Imana, bayisengera mu kuri no mu mwuka, bakagenda bigengesereye, bagakora ibyiza kugira ngo Imana ishimwe, bagakora imirimo kugira ngo Imana ishimwe, bagafasha abakene kugira ngo Imana ishimwe, batabikoreye kugira ngo bihimbaze. Hari abajya bakora imirimo yabo ya buri munsi, umuntu akavuga ngo agakora ikintu, agatavuga ngo hari umuntu umwegeze akora ikintu, hanyuma aravuga ati turabona ko ndi umukozi w'Imana, ndi umukozi w'Imana, tubona ati narwanye n'umutima. Ibaze yabanje kurwana ati narwanye n'umutima, ati urabona ko ndi umukozi w'Imana, rero atugurera tuwajya untangira ubuhamya. Ndamubwira ngo reka da, icyo si cyerekana ko uri umukozi w'Imana, wibimbwira iminsi tuzamarana nzakumenya. Hari igihe kenshi umuntu ahagara imbere y'abantu agatavuga ati haleluya, abantu bati amina, ati haleluya. Iya haleluya ayitera ari mu rusengero, ariko yitera no muri karitsiye. Wateye haleluya ukorera, oya uko witwara Yesu haleluya, oya uko nguko bivuga, uko muririmba mu rusengero, ni mubigaragaza naho mutuye, mubigaragaze mugenda nijoro, ko mujya mugenda mu ngendo, aho mwasohokeye mujye mubigaragaza. Mureke umukiranutsi akora ibyo gukiranuka, asa n'Imana yamuhamagaye. Twige gukora ibyiza, twange ibibi. Navuze ngo Imana igukubitire na Bali, umuntu aramuhamagara ati oya, ati ibintu byo gukubita ntabwo ari ubutumwa bwiza, ati ibintu byo gukubita ntabwo ari ubutumwa bwiza, ati ndetse ati no kuvuga kuri Dawidi, ati ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ndajya ntabwo mvuze ikindi kintu, reka mbatangarize itangazo. None se wagize ngo Nabali, ubu ngubu Nabali wahanganye na Dawidi, ubu njyewe nta Nabali mfite? Ubuze wagize ngo Nabali watutse Dawidi, akamwandagaza, akamubwira ngo Dawidi ni igiki, ngo bagaragu bataye bashebuja gusa. Wagize ngo se njyewe simfite Nabali? Muri make nkoze hasi nkwibutsa ibuye. Ubu wowe nta Nabali ufite. Narivuze Nabali nk'intambara yawe, Nabali nk'ikigeragezo cyawe, Nabali ukubuza narimvuze ngo ukubuza gusinzira, nibuka ko wowe usinzira. Ariko ayiwe data, urabizi ko umaze iminsi ubura ibitotsi. Iyo utekereje wareba kuri keredi, ayiwe data ukavuga ati noneho we barayiteza cyamunara. Watekereza ku buzima utuye no kambayeho, wareba imibereho nabyo ukabona bikomeye. Noneho uyu munsi rero, ubu natwe mu Rwanda aho dufite Nabali. Ubu hari Nabali utumereye nabi, dufite Nabali nk'intambara turimo twumva zitutumba. Turi kwinginga Imana ngo Imana ikubite Nabali urwanya igihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe. Ubwo se wasi Nabali ushaka kutubuza amahoro, wasi Nabali. Ubwo rero ngo kubera ko ngo ibintu byo gukubita ngo ntago bye ngo yuvuze gukubita ngo ntago Imana ngo ntago ari ubutumwa bwiza, ngo ntago Imana yakubita. None se kumbwiye ko Imana itakubita Farawo n'ingabo ze ku nyanja itukura? Bikure mu nyuguti, baramanuka, Mose ashyira inkoni ku mazi, Abisiraheli barambuka. Inyuma yabo y'Abisiraheli hari iki? Nubwo mbere ubyumvise se, inyuma y'Abisiraheli hariho Farawo n'ingabo ze, kandi gahunda ya Farawo kwari ukwica abana, akica abagore, akica nta mbabazi, ndetse hari nabo yari yarishe. Ariko Uwiteka, Imana y'urukundo,
Imana ijya yibuka ijambo yavuze ku muntu, yari igambiriye kurengera Abisiraheli. Narivuze ngo ubu none ahangaha Imana igambiriye kukurengera, Imana igambiriye kugutabara. Niyo mpamvu ijambo rikugezeho rivuga ngo umvira Uwiteka, numwumvira bizatumurama, numwumvira uzagira uburame. Kumvira Uwiteka biruta ibitambo abandi bantu batamba. Kumvira Uwiteka biruta indirimbo no kwihimbaza. Kumvira Uwiteka biruta ibitaramo bindi mwakoresha. Ibintu byose muzakora mu bitaramo byanyu, muzakora ibintu byose muzatekereza bitarimo kumvira Imana, muri kubesha mwarayobye. Nuko ngira ubwoba, bitumye mvuga ngo Imana izakumereza iherezo ryiza. Kutumvira Imana bituma umuntu muri make bigira ibihano. Icyaha ni kibi, mu Kristo cyumve. Nawe utemera Kristo nawe birakureba. Niba utemera Kristo reka mbivuge, ntiwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko icyaha ni kibi. Ngo avuze ngo ukira ese wagize ngo ndikubwira bemera Yesu gusa. Nawe utemera Kristo nk'umwami n'umukiza, yego icyaha ni kibi. Icyaha kigira ingaruka. Ushobora guhita wibwira ngo none se ngo ko ari ibyanyu mwebwe musenga, senga ibigusengesha bitari byose. Ushobora kwibwira yuko abasenga ari bo bireba, ariko noneho ndagira ngo unyumve. Ijambo ryarambwiye ngo dore uyu munsi mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo niwumva ijwi ryanjye ugakingura ndinjira iwawe. Niko Yesu yaravuze. Ubu none ahangaha kuko kuba twaganiriye navuze inzira yitwa umuntu. Ubu none ahangaha Imana inyuze muri njyewe, muri make Imana inyuze muri njye nk'inzira. Ubu mbaye inzira kugira ngo wumve ngo ntabwo wemera Yesu, ngo ndikubwira bemera Yesu. Uko wabikora kose, inzira wacamo yose, uko wavuga kose, hari icyo Imana ishaka, hari icyo Imana iteguye. Ntabwo Imana arega, ntabwo uri impanuka. Ntabwo uri impanuka, ntabwo Imana iguteguye nk'igihombo, ahubwo uri uw'inyungu ku Mana. Haleluya. Imana ishimwe, uri uw'inyungu ku Mana. Ntabwo Imana yaguteguye ngo uzabe uri umuntu mbese wumva ko hejuru yawe ari wowe ukomeye kurenza ukomeye. Reka da, icyubahiro ni icy'Imana. Muri make yakuremeye kuyihesha icyubahiro, ikuremera kuyihimbaza, ikurindira. Yego uzabazwa ibyuzi, n'igihe cyawe uzakibazwa, iminsi yawe uzayibazwa. Habwa icyubahiro Uwiteka uturemeye ibyiza. Imana ishimwe. Nagira ngo uyu munsi ukomeze utekereze, yego kutumvira Imana bigira ingaruka. Icyaha kigira ingaruka. Nusambana hari ingaruka, niwiba hari ingaruka, mugome hari ingaruka, ubugambanyi bufite ingaruka. Nubwo uyu munsi ushabotse kucyarimo adushinja ibyaha, none ndagira ngo uyu munsi niba njyewe ndi muri uyu mwanya, ndagira ngo wumve icyo Kristo umwana w'Imana icyamuzanye, nk'ijambo navuze ngo yakunze abari mu isi ni Imana, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga ngo uwo nguwo usinda ntabwo yumviye Imana, nta nubwo ahaye agaciro Yesu nk'umucunguzi. Imana itanga Yesu, icyo Imana yari iteguye kwari ukugira ngo umuntu wese wumvira Imana. N'iki jambo rivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya 14 umurongo wa 6 havuze ngo iki? Haravuze ngo Yesu aravuga ati ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa data ntamujyanye. Ngaho mbwira indi uzi inzira nyinshi cyane, ariko izindi zose wanyuragamo ntabwo ari inzira. Yego ntabwo ari inzira. Inzira dufite iduhuza n'Imana, inzira dufite kugira ngo tugere ku Mana ni inzira yitwa Yesu. Yesu niwe nzira. Bivuga ngo muri we nta busambanyi, muri we nta bujura, muri we nta rwango, muri we nta bugambanyi, muri we Yesu banze cyo kwizerwa, muri we. Ndagira ngo unyumve aho waba uri hose icyo Uwiteka Imana ashaka. Ijambo ririmo rirambwira ngo nkubwire ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ndagira ngo unyumve Uwiteka Imana aragukunda, Imana iragukunda,
muri make ibazi gukunda ikagukunda. Reba igihe umaze, ubugome ugira, ubujura ugira, ibyaha ugenderamo, ariko Imana ikomeza kuguhamagara ngo ngwino nkugirire neza, ukayitera umugongo ikongera ikaguhamagara, yanyura mu ndirimbo ikaguhamagara, amatangazo yahita ukumva Imana iguhamagara. Ariko ndagira ngo unyumve none iravuze ngo hindura imyitwarire yawe, yego ukora ibyiza. Ni ijambo rivuga ngo niwumvira Imana uzagubwa neza, niwumvira Imana uzagubwa neza. Sawuli wimitswe n'Imana, Sawuli Imana yasize amavuta ntiyayumvira, arayisuzugura. Imana imutumye kurimbura, afata ibitagira umumaro, mbese muri make ibigayitse bari byo arimbura, agira ibyo yirokorera. Hari abantu bavuga ko baba mu nsengero barokoye ubugome, barokora ishyari, barokora amahane. Ntabwo mvuze ngo ni bande, ariko amazina yabo ntabwo nyavuze muri make. Ariko reba mu mutima wawe, wowe urasenga cyangwa se ntunasenga, ariko reba niba ukora iby'Imana ishaka. Niki Imana ishaka? Kora ibyiza ureke ibibi. Muri make reka ubugome ukora ibyiza, muri make reka ubujura ukiranuke, reka ubugome ukiranuke, ukore ibyiza. Imana igushakamo ibyiza, kandi ndagira ngo unyumve, mu by'Imana yakurindiye kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu muryango, ugire umumaro mu gihugu, ugire umumaro mu itorero. Imana ikumere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Gubwa neza, ndabakunda, imbaraga n'amavuta. Uwiteka Imana abane nawe. Ngaho komeza rero ugubwe neza, kandi Uwiteka Imana abane nawe. Amazi iminsi ndimo mvuga ngo Imana igucira akadirishya, ibiguhiga biri ku muryango. Imana ica akadirishya, Imana ica inzira, Imana ica akadirishya abanzi bari ku muryango. Imana ica inzira, mvuga ngo bihagaze ku muryango, ku muryango ni ahantu hagaragara, ariko noneho Imana igukize, yego ikurokore, igutabare, ikugirire neza. Kandi iyi saha mvuga abantu benshi bibereye mu matiku. Abakristo ni byiza ko bava mu matiku bakamenya inshingano zabo. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo umukiranutsi umwe ahari ari umwe akiranuka, akaba hari mu mudugudu. Hanyuma uyu mukiranutsi agasenga Imana, yakwikiza ubwe, gusenga kwe kugakiza n'umudugudu, ndetse gusenga k'uyu mukiranutsi ukiranukira Imana kwakiza igihugu. Ngaho rero ni munyumve aho muherereye, mu bihugu murimo hirya no hino. None mu by'ukuri mu myitwarire yawe ushobora gusenga amasengesho, noneho isengesho usenga hanyuma rigakiza igihugu. Imana itugirire neza. Nibutse uwo bita Eliya, yarasenze ahagarika imvura. Bibiliya ivuga ngo kandi Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Ndagira ngo unyumve rero, ubu se koko umeze nka Eliya? Eliya wari umukiranutsi wubaha Imana. None se gusenga, mbere yuko dusenga, mbere yuko tuvuga ngo tugiye gusenga, tubanza turebe tubanye n'abantu bose amahoro. Mbese turakiranuka mbere yuko dusenga? Mbese mbere yo kwinjira mu isengesho jya ubanza utekereza, ese ndakiranuka, ndajya imbere y'Imana meze nte? Ihane, ubanze wihane, hanyuma nujya gusenga isengesho ryawe riramera nk'intwaro, riramera nk'ikibombe, mu gusenga kwawe. Nusenga umuririmbyi wa 32 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka ukwezi, akarenga inyenyeri, akarenga izuba iyo hejuru, ngo umutima w'umuntu ukajya imbere y'Imana. Muri make mu gusenga, kugira ngo umutima w'umuntu ujye imbere y'Imana, nuko amasengesho y'uwo muntu aba yatambutse. Kugira ngo amasengesho y'umuntu atambuke, nuko umuntu abanye n'Imana neza. Nkwifurije kubana n'Imana neza, nkwifurije gukora ibyiza, Uwiteka Imana abane nawe. Kandi ku rugamba nawe uri mu ntambara, umva ikintu Imana ivuganye nawe. Imana ije kukurengera. Nagize ubwoba cyane kuri Sawuli. Sawuli amaze kutumvira Imana, nagize ubwoba. Yatangiye kujya ahantu basenga, akajya babwira ngo nyamuneka ni mu nsengero. Hanyuma ngo basenga, Imana ntigire ikivuga kuri Sawuli. Sawuli abonye byanze, ngo akajya agera no ku bantu baryamye, akababwira ngo namwe ngo namwe abaryamye, ngo nyamuneka muze kumbwira ibyo mwarose. Ngo no mu nzozi Imana iramwihorera, kuko atayumviye. Imana ishobora guceceka ku muntu bitewe no kutayumvira, ishobora no guceceka ku bushake bwayo. Ariko ndagira ngo unyumve, Sawuli aza abonye hose byanze, arahaguruka ajya mwandori, ajya gushaka umupfumu. Ibaza umuntu ahangaha ngeze ingaruka zo kutumvira Imana, gusoza urugendo nabi kwa Sawuli. Imana izakumpere gusoza urugendo neza.
Sawuli uyu nguyu Imana yari yamekesha amavuta kubwo kutayumvira. Imana imuca ku ngoma. Muri make amara imyaka myinshi Imana itamwemera. Ariko ndagira ngo unyumve, Sawuli ntiyihana. Sawuli abiyo ngiyo Imana icecetse ageze ku mupfumu, umuntu washikaga ngo yagiye yiyoberanije, ariyoberanya. Sawuli ariyoberanya, agezeyo umupfumu aramubwira ati winkorera amakosa. Umwami w'igihugu Sawuli yarimbuye abapfumu bose, nanjye sinzi ukuntu namwihishe, none uje hano ntabwo tugikora iby'ubupfumu. Umupfumu Sawuli aramubwira ngo oya, mfite ibibazo, ndagira ngo ugire uwo unshikira. Muri make yagiye gushikisha, arashika, uwahamagaye araza. Ndagira ngo unyumve, ibaza umuntu wasenze Imana, witwa izina runaka, wahoze akorera Imana, agasoreza urugendo mu rugo rw'umupfumu. Umupfumu aramubwira ati nkuhamagariye nde? Ahamagara Samweli. Umupfumu birangira amenye ko uwo nguwo ari Sawuli. Aramubwira ati ndakumenye ni wowe Sawuli. Aramubwira ati oya, ati mbabare, ati nanjye byancanze, ati we ambwira icyo ubonye. Ati mbonye umusaza wambaye ibyera, ati mbonye Imana izamuka. Muri make Samweli amwita nkaho ari Imana izamutse. Ariko ndagira ngo unyumve, Samweli aramubwira ngo Sawuli, niba Imana ya Isiraheli warayigomeye ntuyumvire, ikaguca ku ngoma, muri make Imana ikaba yarabaye inshuti z'uwo wanga, uwo wanga akaba ari Imana ikunda. Wa wundi wifuriza ibyago umuvandimwe wawe wanga akaba ari Imana ikunda. None uragira ngo ngiye nkufashe iki? Ahita amubwira ngo n'urugamba uri mu rwana uzarugwamo. Ahita amubwira ngo kandi n'intambara uri mu rwana ngo nayo uzayigwa. Muri make amubwira iby'intambara. Aramubwira ati kandi uramenye. Aramubwira Sawuli ngo agwa hasi yubamye. Akigwa hasi, hanyuma ngo umupfumu amubonye abona neza Sawuli arashonje. Ngo umupfumu abaga inyama, hanyuma aramuzanira, aramuhagurutsa ngo byukurye. Sawuli akanguka yihagazeho, aravuga ati oya, ntabwo narya ibyo by'umupfumu, ntabwo narya mu bapfumu, iby'abapfumu ntabwo nabirya, toka. Ndakijijwe ngewe. Abagaragu ba Sawuli bamubwira ati databuja, kuvuga ko utarya ibyo by'umupfumu aha wahageze ute? Ni nk'uko umuntu yakubwira, akubwira ati, ukabwira umuntu ati ngewe, ati oya, ati ntabwo ndi umujura. Agatavuga ati se noneho ko utari umujura, hanyuma buriya buriganya biriya bintu byo, ati n'ubundi nushaka byose ubikore, n'ubundi byararangiye. Muri make ubwo ugira ishyari ko umuntu w'umunyeshyari ameze nk'umurozi. Yego, muri make umunyeshyari, umuntu ugira ishyari burya yanakwica. Ugufite ishyari yakwica, ugufite ishyari reka ngutangarize itangazo, burya umuntu ugira ishyari akagirira abandi bantu ishyari, akagira urwango, yego, umuntu wuzuye urwango n'ubugome, nubwo nta muntu wakugenzura, nawe urabizi ko Imana ikugaya, uragawe imbere y'Imana. Nuko Sawuli baramuhagurutsa ngo bamwicuza ku buriri bw'umupfumu. Ibaza umuntu wahoze ari umutambyi, wahoze akorera Imana, yarasizwe amavuta, umupfumu amwicaza ku buriri, aramugaburira, arira mu ndaro y'umupfumu. Uwahoze asenga abana n'Imana asoreza urugendo ku mupfumu, asoreza urugendo ku buriri bw'umupfumu. Ntabwo birigaragaza ku buriri ibyo yahakoreye byose, ariko tekereza umuntu wahoze asenga ahasoreza urugendo mu bapfumu, wahoze asenga agasoreza urugendo mu kabari, wahoze asenga agasoreza urugendo, muri make agasoza ari kubaririza, ni mu ndangire, ni hehe nabona urumogi, ni hehe nabona, yego, ni hehe, yego. Muri make agasoza urugendo ahamagara indaya, agasoza urugendo ari umusambanyi. Reka nkubwire, ndagusabira ku Mana, Imana yo mu ijuru, none ahangaha ubwiza bw'Imana bukuzeho, imbaraga z'Imana zigucingirize none aha. Imana igira igikora ku buzima bwawe. Ndatura ubuzima buzima, ndatura impinduka ku buzima bwawe. Unyemerere wemere yuko utsinzwe mu mutima. Ntabwo nkushinja ikindi, nta n'ikindi mvuze. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ni umurondozi, ni inkota. Ijambo riravuze ngo biteye agahinda aho umuntu wasenze Imana, aho umuntu avuga yuko asenga, ngo mba mu idini runaka, ngo ngewe ndasenga, bikarangira uri kubaririza urwagwa, uri kubaririza. Mbese muri make uyu munsi ukaba uri bafite amazina mu kabari. Iyi video nuyifungura ukiyibona
mbese ibi mvuga ni ukuri, umwuka w'Imana ari kumbwira ngo yego. Ndahamanya n'umwuka yuko hari abantu bahoze bitwa ngo bafite ubuzima Imana yahaye kubaho, aho kugira ngo bakore ibyiza bagakora ibibi. Ntibumvire Imana. Imana yavuze ngo nuyumvira uzagubwa neza, ariko nutayumvira ibyago bizakuzaho. Icyaha kigira ingaruka, nshuti yanjye. Icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi. Sawuli asoza urugendo nabi, asoza urugendo ari kubariza ahantu hari umupfumu. N'uyu munsi reba cyangwa usanga abantu bafite ahantu bari babaririza ibaze umuntu ngo primus mitsingi nangahe muri make veruje, ibintu by'inzoga, ibintu by'itabi, muri make ibiyobyabwenge. Umuntu wahoze asenga koko mu rugo amahoro arabuze neza, intambara, imivurungano. Umuntu wahoze usenga. Imana ikigushakaho nuko wahindura imyitwarire yawe. Imana iguha umugisha, gubwa neza, kandi Uwiteka Imana bane nawe. Mana nziza kandi Imana ishobora byose, ngushimiye ineza yawe. Uyu nguyu wumvishira ijambo akaryumva, yaba ari ku rusengero, yaba ari mu nzira agenda, yaba asenga, cyangwa se yaracitse intege, ayakumvira ijambo, akumva ko muri we yibutse ko Imana yamuhamagariye kwera atari gukora ibyaha, akavuga ngo Imana imbabarire. Kuri iyi saha ndamusengeye ngo umweze umutunganye, kandi ku buzima bwe ugira icyo uhindura. Mana ndakwinginze ukize indwara, ubohore imitima. Ingo zari zisenyutse zubakwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Abashomeri ubabe hafi bahakazi, kandi abafite intambara muri zo ntambara ubarengere, ubarwanirire mu izina rya Yesu. Dusengeye ibihugu byacu mwami, amaboko yawe naturindira igihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Kandi neza yawe nibe mu bihugu hirya no hino ku isi. Intambara zirahari, ziratutumba hirya no hino, ariko turakwinginze ngo amaboko yawe aturamire mwami. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Abashinzwe umutekano muri kino gihugu turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mu nzego z'ibanze, mu buyobozi bwite bwa leta, turasengera abayobozi b'itorero mu izina rya Yesu Kristo. Mu madini atandukanye turabasengera, abapadiri turabasengeye hirya no hino, abapasiteri turabasengeye, abavuga butumwa, abaririmbyi turabasengeye. Imbaraga n'ubutware bwe nibe kuri bo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.